Yes, ni breaking news, ni amakuru abagezweho aba ari trending hirya no hino mu isi. Niyo mpamvu ngusaba gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo bashe kuzajya kubana natwe umunsi ku munsi. Nimwe mu nkuru zigezweho ziri kugaragaraho cyane hari mu myidagaduro yo mu Rwanda. Nimwe mu mafoto kandi ziri guhererekanywa cyane cyangwa imwe mu mafoto ari kugenda aherekanwa cyane hano ku mbuga nkoranyambaga. Umwe mu bahanzi bano mu Rwanda bakiri bato ariko bamaze gushinga imizi ndetse no kubaka izina mu buryo bufatika cyane, yakoze amateka nyuma yo kuza gufata selfie ari kumwe na nyakubahwa Excellence nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Yitwa Christopher Muneza, uri mu bahanzi bakiri bato cyane ariko bamaze gushinga imizi kubera imyaka amaze mu muziki. Ari mu bantu bake babashije kwifotozanya na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Nimwe mu nkuru ziri kugaragaraho cyane ngo ayikaze turebere hamwe ibyaranze uyu munsi mukuru. Kuko iyi foto yifatiye n'ubundi muri Convention Center mu biro byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora. Hari ku nshuro ya 29 aho Perezida Paul Kagame yari yakiriye abantu bagiye batandukanye bari bagiye batumirwa muri ibi byiciro byabo ndetse no muri gahunda mu bihe byo kwizihiza umunsi mukuru wo kwibohora. Hari ku nshuro ya 29 Perezida Paul Kagame yakiriye abantu batandukanye mu birori byabereye muri Kigali Convention Center. Hari harimo n'abafite amazina azwi mu myidagaduro nyarwanda nka Atomy, Gasumuni, Bruce Melody. Muramuzi cyane n'umwe mu bahanzi bagezweho muri iyi myaka ishize n'imyaka turimo, umwe mu bahanzi bakomeye cyane bazamuye ibendera ry'umuziki nyarwanda bavana mu Rwanda bugeza ku ruhando mpuzamahanga. Hari kandi umunyamakuru wa Kiss FM Sandrine Isheja Butera wanayoboye uyu muhango, ndetse na Christopher Muneza, umwe mu bahanzi nabo bakomeye cyane. Christopher Muneza yabashije gutera intambwe agana ku nzozi ze, dore ko yari umwe muri bake ku myaka ye babashije kuyitera iyi ntambwe nyine. Yegereye nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bafata ifoto y'amateka aho uyu muhanzi yakoresheje telefone hanyuma akaza gufata selfie ari kumwe na nyakubahwa Perezida Paul Kagame y'u Rwanda, ndetse ibyishimo byari byinshi kubera yuko kuko urugendo ubibona kuri iyi foto byari amateka cyane. N'ibyishimo byinshi byasanze uyu muhanzi Muneza Christopher nyuma yo gukora aya mateka. Nyuma yo gufata iyi foto rero yaje kuba atanga ubutumwa. Ni mu butumwa yasangije abakunzi be ku mbuga nkoranyambaga, yaberetse ko yabashije kurotora inzozi ze. Ati igihe kitazibagirana mfata inzozi z'imbaraga zanjye ku ifoto imwe cyane. Uyu muhanzi yashimangiye ko ari mu bafatira urugero kuri Perezida Paul Kagame, ndetse kimwe n'abandi babonye iyi foto zari inzozi ze kumukoraho birenze no gufata ifoto nawe. Unyuze ku mbuga nkoranyambaga, iyi foto y'uyu muhanzi ari kumwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda iri mu ziri guhererekanywa cyane. Abayibonye barase amashimwe Christopher Muneza, abandi bagaragaza ko bakabaye aribo bageze kuri iyi ntera cyangwa se kuri aka gahigo. Ibirori Christopher Muneza yagiriyemo umugisha wo gufata iyi foto nibyo Perezida Paul Kagame yibukirijemo ababyitabiriye ndetse n'abanyarwanda ko amateka yanditswe n'amaraso adashobora gusibwa n'ikaramu. Yongera kandi kuvuga ko umunsi wo kwibohora awufata nko kwizihiza umwaka mushya. Ni ibirori byaserutsemo abahanzi barimo Symphony Band, Masamba, Intore ndetse n'abandi batumye bibasha kugenda neza cyane. Iyi ni imwe mu mafoto ari guhererekanywa cyane ku mbuga nkoranyambaga, ubwo Christopher Muneza yaje guca agahigo agafata selfie ari kumwe na nyakubahwa Excellence Paul Kagame. Uko kugenda bibona kandi byari umunezero mu kwizihiza uyu munsi wo kwibohera ku nshuro ya 29 aho hari abantu bagiye batandukanye, abahanzi bagiye batandukanye nk'itsinda rya Symphony Band. Perezida Kagame na madamu we Jeannette Kagame bakiriye abantu bagiye batandukanye mu kwizihiza ibirori by'umunsi mukuru wo kwibohora.
Muri ibi birori kandi harimo bamwe mu basitari ndetse n'abandi bakora mu ruganda rw'imyidagaduro, bamwe mu banyamakuru bafite izina rikomeye ndetse n'abahanzi bari batumiwe na Perezida Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame mu kwizihiza ibi birori muri rusange. Nk'uko bisanzwe cyangwa se munabizi, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni umwe mu baperezida bagezweho kandi bakundwa n'abatari bakeya, umwe mu baperezida kandi bafatirwaho urugero n'abantu benshi guhera hano mu Rwanda, muri Afurika ndetse no mu isi yose muri rusange. Umwe mu baperezida kandi bazamuye u Rwanda bakarukura ahantu kure cyane, ahantu habi cyane, bakaba barumaze kurugeza ku rwego rushimishije. Abo n'abanyamahanga benshi basigaye bifuza gutura mu Rwanda, abandi bakaba basura u Rwanda ubutitsa, abandi bakaba bafatira urugero ku miyoborere ya Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Ni mu gihe Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ari umwe kandi mu baperezida bakunze kubana n'ibindi bihugu mu buryo bwiza bugiye butandukanye, aho babana mu buryo bwa diplomasi ndetse n'ubundi bufatanye bugiye butandukanye. Mu minsi yashize akubutse muri Seychelles, ariko yari kumwe na Madamu we Jeannette Kagame. Nabo bakaba barahagiriye ibihe byiza, bakaba bari mu ruzinduko rw'akazi, bakaza kuganira ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye n'abayobozi bahariya muri Seychelles, ndetse bakaza gufatanya no kwizihiza isabukuru y'iki gihugu cya Seychelles bamaze kubona ubwigenge. Perezida Paul Kagame rero w'u Rwanda ni umwe mu bantu bafatirwaho urugero n'abatari bakeya. Ni umwe mu baperezida kandi bashishikariza abanyagihugu biwe gukunda umurimo ndetse no gukunda igihugu cyabo ndetse no kucyubaka. Akaba ari umwe mu baperezida kandi batajya bihanganira bamwe mu bayobozi bagiye batandukanye cyangwa se abandi bantu bashobora kuba babangamira uburenganzira bwa muntu. Ni umwe mu bantu bubaha ndetse bakanahereza agaciro ikiremwa muntu muri rusange. Ibi ni bikunze kugaragara n'ubundi, kandi ikindi ni uko ari umwe mu baperezida bakunze kwishimira iterambere ry'uko n'ubundi buri muturage yazamuka, ndetse akaba ari umwe mu bantu bazwi cyane guteza imbere uruganda rw'imyidagaduro. Barabyibuka cyane muri video zigeze kugaragara cyane ku mbuga nkoranyambaga, aho yari ari mu kibuga akina umupira ndetse akina n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, haba uyobora umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ndetse n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye, haba mu birori byo gufungura ibibuga bya basket, mu muziki ndetse n'ibindi birori bishobora guhuriza hamwe abanyarwanda muri rusange. Usanga akunze kubigaragaramo muri rusange mu mikino byo murabizi ko ari umwe mu bafana bakomeye cyane b'ikipe ya The Gunners cyangwa se ikipe ya Perezida Paul Kagame rero ahantu henshi usanga yisangana n'abaturage, ugasanga abaturage benshi nicyo kintu bamukundira. Ikindi ni uko abaturage benshi yabashije kuba yabavana ku rwego rumwe akabageza ku rundi, mu gihe abatari bafite amazi bayabonye, abatari bafite amashanyarazi ubu baracana, amavuriro yegereye benshi, amashuri meza agezweho y'aba primaire na secondaire ndetse n'ibindi bigo bigiye bitandukanye bishobora gutanga uburezi bufite ireme hirya no hino. Bamaze kuba rusange ni ibikorwa bigiye bitandukanye bamwe mu baturage bishimira, haba mu kwishyurirwa ubwisungane mu kwivuza, mu guhabwa amafaranga ashobora kuba yabafasha mu kugobokwa n'ubundi mu gihe bahuye n'ibiza ndetse n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye by'urukundo. Ni nako kandi Madamu we Jeannette Kagame ari umwe mu babyeyi bagaragaje umutima mwiza wo kwita n'ubundi kuba batishoboye, cyane cyane abana b'imfubyi n'abandi basizwe iheru na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1990 muri rusange. Ngayo nguko rero neza Christopher, umwe mu bakomeye cyane mu bagize amahirwe yo kuba bagera muri Primus Guma Guma Superstar, ariko ntibagira amahirwe yo kuba bayitwara akaza kuba uwa kabiri inshuro ebyiri bamenyekanye muri label ya Kina Music yakoranaga na Tom Close, Butera Morris, Dream Boys ndetse n'abandi bagiye bakoreraga muri Kina Music. Uyu muhanzi akaba ari umwe mu bakomeje kwandika nyuma yo gufata servi, ariko kumwe na nyakubahwa Hex Rwanda. Nitwe Mirekana Mugire, amahoro y'ibintu bigiye bitandukanye, gukanda subscribe niba utarayikanda yacu kugira ngo ujya natwe udukurikiye mu biganiro.